kwihangana ubuhe gukomera kuko tuzi ko ni ibishushanyo bifite icyo bivuga kandi mu bwami bwawe hazaba hari amahoro turi kumwe na Gisele ataryamye muri iyi seminari aririmba indirimbo z'agahozo ibyo tuzatunezeza urakoze rero kwiga aho bigiye kuba turayikuragije bigenze neza nisoza amahoro turagushimira byose turabigusabye twizeye mu izina rya Yesu amen amen dutuze abari hano badufungurire kugira ngo dutangire tumusezereho muri iyi si naho tuzakirira nta hantu hazagerwa n'umugisha ibibi nta hantu twabihurira naho naho mu isi naho mu ijuru n'iwabo kandi ari byo mu gihe ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze turizera ko aho muri mumeze neza nubwo twebwe aho turi i Rubavu Gisenyi tutameze neza inshuti abavandimwe abamenye inkuru y'urupfu rwa Gisele Precious Nsabimana na n'ubu biragoye kwakira ko uyu mwana w'umukobwa ku myaka 27 ishyira 28 atakiri kumwe natwe ko yamaze kudukurwamo. Iki gitondo rero turi ku bitaro bya Gisenyi niho tubanjirije kugira ngo twakire umubiri wa Gisele Precious twerekeze mu rugo no ku rusengero kumusezeraho bwa nyuma. Nyirango mu mavideo yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'ubuhamya bw'umugabo we, ababyeyi be, Aline Gahongaye, ababanye nawe, abakoranye nawe, mwagiye mubona uko bahamya ko Gisele yari umukobwa uzi kubana neza n'abantu, umukobwa ukunda Kristo, umukobwa ukunda Imana kandi ushaka guhamya Imana. Nimugoroba mubiri wa Gisele nago twari kumwe nawo, ngira ngo niyo mpamvu twari dukomeye, ariko muri iki gitondo kubona Gisele asohoka muri morgue ari mu isanduku, uko waba ukomeye kose, uko waba ufite umutima wihangana uwo ari wo wose, inimba n'agahinda n'umubabaro nago bibura gutaha umutima wawe. Gisele hari hashize umwaka n'igice akoze ubukwe, hari hashize ukwezi yibarutse mwana. Murumva ko Gisele yarageze mu bihe byiza byo kuryoherwa n'ubuzima, ibihe byiza byo kwenjoyinga ubuzima, ibihe byiza byo kwakira amasezerano Kristo yamusezeranyije. Ariko kandi muri ayo masezerano harimo n'aya ngaya. Rero ababyeyi bacitse umugongo, abagabo ikiniga n'agahinda ni byinshi kuri twebwe, kuko na n'ubu ntabwo turabasha kwakira Gisele Precious. Turi kuri morgue ko namaze kubivuga, ababyeyi bacitse umugongo, imbaraga ni nazo. Benshi bari kuvuga ko
Gisele yakabaye atajyaho, urupfu rwakabaye rwo rutwaye, ariko Imana ikora uko ishatse, kandi ibyo ikora nawe ujya uyigisha inama, nta n'uwo ijya igisha inama. Ntabwo byoroshye, nsaba ngo mukomeze kwihangana, mbifuriza gukomera kugira ngo mukurikire uno muhango. Nta humure na rito twabaha, ihumure ryonyine twabaha, uwaribaha wababwira ko abahaye ihumure yababeshye, ahubwo Kristo wenyine niwe wabasha kubaha ihumure, kuko twe ntabwo twatsinze urupfu, ariko Kristo yatsinze urupfu. Nibyo byiringiro, nicyo cyizere ababanye na Gisele uyu munsi bafite, ni nabwo buhamya ababanye na Gisele uyu munsi bari kugarukaho cyane. Ku mashusho muri kubona ko aha turi ni mu rugo aho Gisele yari atuye iwe, aho we n'umugabo we bicaraga bagasenga, bagasaba Imana kububakira, ndetse n'indi migisha n'ubufasha butandukanye abashakanye tujya dusaba Imana. Gisele ari mu nzu ye bwa nyuma, ntari bubashe kuvuga, nawe uri bubashe kumuvugisha ngo byibura mwibutse ya migambi n'imihate twari dufitanye nawe. Umugabo gukomera ntaguhari, ariko kandi reka twishimane n'abishimye, n'ababaye tubabarane nabo, kandi mu byago nk'ibi ngibi tubatabare. Innocent umugabo wa Gisele nawe ni muto, murebye ku isura, urebye mu maso, n'imyaka ni mito. Rero kubaka urugo nyuma y'umwaka n'igice, ukarusigara muri wenyine, n'umwana wavutse kavuka igihe kitageze, ariko kubw'umuhati mama we yari afite wo gukunda umwana, wo kumva yakubaka akamwitaho, umwana nabe yaburira ubuzima mu bitaro kubwo kuvuka igihe kitageze. Mu by'ukuri nawe uri Innocent, aha ari iyi temps arimo, warira, waboroga, wabaza Imana ngo ni kuki, waba nk'abitorero bamwe basabye ko tabitagaruka kubw'imirimo myiza. Impamvu turira, impamvu turi kurizwa n'urupfu rwa Gisele, suko Gisele apfuye adukuwemo, yego, ariko ya mirimo, bwa buzima bwiza Gisele yari arimo, twabanagamo nawe, nibwo uyu munsi turi gukumbura cyane. Umwana na papa basezeye kuri mama bwa nyuma, bafata ifoto y'urwibutso kugira ngo umwana nakura azamenye ubutwari mama we yagize, ndetse azanamenye ko kuba yarakuze atabona mama ari uko Imana yahisemo ko nyuma yo kuva mu bitaro, umwana amaze gushyika agwije ibiro 2,700, Imana izerekane gukomera kwayo binyuze mu rupfu rwa Gisele. Kubyakira biragoye, ariko se ninde wakwakira urupfu? Na Mariya babanye na Kristo, bamubonye ahetse umusaraba, bararira, barizwa n'uko umwana wabo agiye gupfa urupfu biri ku musaraba,
ababwira ati nimwirire mwebwe n'abana banyu, ko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko igikomeye muri byose, igikuru muri byose, ni uko Kristo yavuye mu mva, yagiye mu mva akayivamo. Rero uru rupfu nubwo ari urupfu rudutwara abacu, ariko narwo hari warutsinze, hari aho rwapfuye. Nibyo byiringiro, niryo humure abazi Gisele uyu munsi bafite. Turakomeza gukurikirana no muhango, turabaha update ko biri, ko bimeze, ariko nimwihangane kandi nimukomere. Kubona umwana w'ukwezi kumwe wakaba yari mu gituza cya mama we, atari kumwe na mama we mu mubiri, kubyakira biragoye. Kubona umugabo, umusore wiyemeje kurushinga, n'ibishuko biri hano hanze aha dufite, urubyiruko, sosiyete ifite, fakaye nyuma y'umwaka umwe n'igice, nyuma ya honeymoon, mu mubiri kubyakira biragoye. Kumva ko Gisele wavutse mu mwaka w'1995 akiyemeza gukurikira Kristo, yitabye Imana, tabonye abuzukuru ni kure, atabonye umwana we yiga ishuri, tumvisha umwana amuhamagara mama, c'est très difficile. Ariko kandi kumana nta kigoye. Nimuhumure, ihumure riri muri Kristo, twe ntacyo twabaha, ariko kandi nimukomere, mukomeze no kwihangana kugira ngo dukomeze abandi. Muhabwe umugisha, turabakunda. Mtoto wa mapendo, mupenda watu, niwe wari ukwiye n'izina rya mukunzi, mukunzi wetu Gisele, Gisele wetu, Gisele wetu, Gisele wetu, mupenda watu mama. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nibaho twese dore dushima uyu mwanya nguyu dufite amashimwe kuko Imana yakoze ibyo yashatse byose. Reka rero dushime Imana, noneho dukurikizeho izindi gahunda. Reka mwarimu asengere Imana. Mana turagushimiye imirimo n'ibitangaza udukora. Dushimiye turi muri iyi nzu kubw'umugambi wawe mwiza no kubw'umuteguro wawe. Ibitwe byadutungura, ariko mu ijuru tuzi ko ibi byari bizwi ko hari iki gitaramo
bizwi ko tuzaba duteraniye muri iyi nzu. warakoze Izina ryawe nirishimwe. yego data Uyoboye gahunda nivuze ngo mubibaho byose tujye dushima. yego Tugushimiye umugambi wawe mwiza wagize muri uyu muryango. yego Ubwo wifuzaga gucyura uyu Gisele. Mu mugambi wawe hari harimo ko hari ibyo ushaka kumurenza. Ubu nubwo hano hari amarira ariko mu ijuru hari udukarabwe. Abamarayika bari kwishima. Ijuru riri mu munezero. Icyubahiro n'ikibi cyane. yego data Muri gahunda rero y'uyu munsi turayikuragije. Babanye natwe hariya kuri Moruge. Tugeze muri uru rugo. Hari imirimo igiye kuhakorerwa. Turahava tujyana mu rusengero. Gahunda z'uyu munsi zose tuzize mu biganza byawe. Umwuka w'Imana, umwuka wawe wera abe muri gahunda zacu. Urakoze kuri kumwe natwe. Dusabiye imitima uyihe kwihangana. Dusabiye umuryango uyihe kwihangana. Ubuhe gukomera. Kuko tuzi ko ni ibishushanyo bifite icyo bivuga. Kandi mu bwami bwawe hazaba hari amahoro. Turi kumwe na Gisele ataryamye muri iyi seminari. Aririmba indirimbo z'agahozo. Ibyo tuzatunezeza. Urakoze rero iyi gahunda igiye kuba turayikuragije. Iyigenze neza yisoza amahoro turagushimira. Byose turabigusabye twizeye mu izina rya Yesu. amen amen dutuze abari hano badufungurire kugira ngo dutangire tumusezereho. Noneho bahera ku mwana na Nosa abari hano baratambuka bari kumusezeraho muri kudufasha kuririmba. Naho iyindi gahunda tugiye kuyikora ku rusengero, tugiye kubikora turi kuririmba tutse gutya cyangwa bace gutya basohokera hanze bagiye kumanza umwana. Noneho reka mudufashe kuririmba indirimbo ya 396 nihe habizera bazajya kuba turi kuyiririmba. Gahunda turi kuzikora nihe habizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira nta hantu hazagerwa n'umugisha ibibi nta hantu twabihurira naho naho mu isi naho mu ijuru abantu bajye mu ruhande rumwe kugira ngo batambuka abatambuka banyure ku noneho abari mu ruhande kugira abantu batangire abasezera banyure kandari byo mu gihezi ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandari
nzava mu isi ubwo ibyago byose bizaba bishize ariho guhimbaza mukunzi wese wewe wari ukwiye kwitwa mukunzi wewe wari ukwiye kwitwa mukunzi wewe wari ukwiye kwitwa mukunzi umujyanama w'umuryango wose umujyanama w'umuryango wose Gisele mukunzi mtoto yangu anaenda Gisele wese umujyanama w'isi yose umujyanama w'umuryango rafiki wa watu wote rafiki wa dunia yote Gisele Krisia tunapoteza mtu mtoto yangu tunapoteza mtu nani chamusimbura na chamusimbura Gisele na chamusimbura mama aki